Amazina yanjye banyita Mukarukundo Sandrine, mvuka mu karere ka Rubavu mu bana batandatu, ndi umwana wa gatanu. Nize kudoda ariko nta bushobozi nabonye bwo kugira ngo nkomeze, ariko nararangije kwiga. Maze kubona binaniye njya mu myuga yo kwiga kudoda. Amateka yanjye ni amateka agoye kandi ababaje kuko navutse muri abo bana batanu. Ntabwo papa yashakaga ko mvuka. Papa wanjye yari afite n'undi mugore ku ruhande ariko yaramaze kumutera inda. Ubwo rero tuba mu buzima bubi. Mama tangira guhangayika kuko ntiyabanaga n'umugabo, ari we wenyine kandi ari umukene atishoboye. Papa wanjye biba ngombwa yuko ajya kuri uwo mama ariko akajya asiba nk'iminsi 2 akaza kudusura. Ariko muri uko kudusura yazaga arwana, yasinze, yakubita mama. Nuko bakuru banjye ko harimo umwe mukuru, nuko biba ngombwa yuko baba bajya gushakisha kugira ngo babone cyo kutugaburira, ariko babonaga ubuzima bwanze. Bakajya bajya muri Kongo bagasunika imifuka, bamara gusunika imifuka y'ibigori. Abandi nabo ko twari benshi nyine, umwe nawe akagenda agasunika ibigare by'ibirema ko ku mupaka biba bihari byinshi. Bataha bakazana ibyo batoraguye tukabirya. Mama nawe akagenda akajya kureba, akajya gutera ibishyimbo kugira ngo tubone uko turya. Nanjye ubwo numaze gukura ngeze mu myaka 2 gutyo, papa akajya aza akadukubita akavuga ati iki cyana ubundi cyavutse hehe. Papa yamara kugenda nkongera nkaza, ariko nanone yagaruka ari gucunganwa nuko arambona, yagaruka yasanga n'ingaragara nabwo akabakubita, ndetse nanjye akankubita nawasize. Nuko mama wanjye akavuga ati si ubwo ubuzima ngazabubamo bishoboke. Biba ngombwa akaza kuhimuka aho twabaga, ajya gukodesha ku mumama, ariko ahakodeshereza uko hari inzu y'ibyatsi. Amaze kuhakodesha nyine akamusobanurira ubuzima bwe. Uwo mama aravuga ati rero ntabwo wajya wishyura mu bana bangana gutya kandi ujya gutera ibishyimbo bakaguha izo senkisa, ntabwo zagaburira aba bana, nabo bajya gukora bakorera izo turuwasa muze ngo mubone nayo kwishyura inzu. Mwe muyibayemo igihe nikigera namwe Imana izagira uko ibigenza. Akagenda yagera mu murima agahinga, ariko ugarwaye ubuhwima. Imbeho yaza ugasanga ubuhwima buraje, agahamagara abari mu rugo nabo bakaza bakamureba. Bamara kumureba akavuga ati ndabona ubuzima bwanze itahira. Nanjye rero ko nayo maze gukura banyicazaga imbere y'abandi bana batoya nkabareba, namara kubareba kuko nandi mutoya, ariko bitewe n'ubuzima nanyuzemo nahindi umwana usa nkaho nzi ubwenge gakeya. Nakwicara muri abo bana, mama w'abo bana yabona ndi kubarera neza akampereza iryo jana, ariko akampa n'ibyo kurya. Nahagera mu rugo nabona mama yabwire nkavuga ati akirira ijana ajya kugura ibijumba duteke. Papa yaze asanga n'ibyo bijumba bari kubirya akabakubita, akamuragura, yangiza ati ngo mvira muri iyi nzu. Nkasohoka, nabona agiye kuryama nanjye nkabona nkinjira, ntabwo bakandyamisha inyuma ya bose kugira ngo atambona. Nuko papa wanjye amaze kubona mama arwaye bigeze nawe kumujyana kwa muganga, aravuga ati uru rugo sinarubamo kuko rwankonsoma amafaranga menshi. Mukuru wanjye aramubwira ati se amafaranga ujya utanga ni ayahe ku buryo yagukonsoma amafaranga menshi? Ngati na sengisa mbaha mujye murashima Imana ko mba naribahaye. Mama wanjye akamubwira ati ibyo byose uri gukora uzabyicuza imbere y'abana bawe. Kuko afite umwana w'umuhungu ndutaho gatoya nyine ko gafite ikibasomba nkuru nziza. Mama bucya mu gitondo ajya gushakisha, nuko ageze mu murima ararwara araremba. Noneho mu kumujyana kwa muganga ararwara, bahamagara arimo araryoshya ngo ntibamwihorera. Nuko nanjye mbonye bikomeye nkaherekeza abakuru banjye muri Kongo bakajya gusunika, nanjye nkagenda nkabafasha cyangwa nkarira abana. Amara kubarira nkabona n'iryo jana cyangwa 200, narangiza nkarizana akabona icyo kurya. Ko mama wacu wadukoreraga yari amaze kurwara ari mu bitaro, tukabura ukundi kuntu tubigenza. Nuko nanjye mbonye ubuzima bwanze, n'uwo muntu wari uducumbikiye atwirukanye, ndagenda nshaka umuntu w'umuturanyi ndamubwira ati se watubabariye ukareka tukaguma ahangaha kuko mama wacu tubona ameze nabi. Aravuga ati rero ntabwo twabakira muri abana bangana gutyo, reka twakiremo abana bakeya kugira ngo n'abandi nabo bagende barebe undi babaze. Nuko bakuru banjye baravuga ati ubu buzima ntabwo twakomeza kubamo tumeze gutya, reka bakuru banjye barabivugira ngo reka bajye gushaka. Noneho n'umugabo bashatse nawo
akajya yanga ko tugiye twagiye ati nk'umugende ngo sinzi ashobora gukorera umugore n'abana bangana gutya. Mukuru wanjye akavuga ati mugende mubaze runaka nimba yabacumbikira basi amajoro 2 ariko mukajya muza nkabagaburira kuko nanjye sindasenya urugo bitewe namwe. Nuko bahita batugaburira iryo joro. Umugabo waje ati se izi nzingo zageze muri inzu gute? Mukuru wanjye aravuga ati barekera ijoro rimwe nabo ndaba ndi kubashakira andi baba bagiye kuba. Ngati nawe ubwawe nta kuntu wimereye urajya gushakira abandi aho kuba. Ngati ngo Imana ari gihe yazakora maze nabo bakagenda bakabona aho baba. Bukeye mu gitondo ndagenda kuri duwani, ngezeyo mbwira umumama wari uhari uhetse umwana ati se wambabariye, mama arwaye mu bitaro. Ati se wambabariye nkabona uburyo kibase ntarari wawe nk'iminsi 2. Ngati hoya ngo nkuretse umwarari wanjye iminsi 2 umugabo wanjye ntiyabyemera muri abantu 2. Tugeze mu rugo dusanga papa ariyo yamenaguye ibintu byose. Noneho nanjye ndanamwiyereka ndamubwira ati se ko mama wacu arwaye wamufashe ngo genda ushake ko wakubyaye umubaze ati ngo ko mama wanyu arwaye ngo aramufashe. Ndamubwira ati se papa wacu ko ari wowe hari undi papa wacu? Aravuga ati wowe sinigeze nkubyara ngo ikizima ari umwana mutoya uri kubimbwira tubifate ko ari uri kubikubwira watubabariye ukagenda ukagira uko bigenza nubwo ubona amafaranga ko yajyana mu nzoga basi ukagenda ukanamuvuza ariko agakira. Ngo hoya ngo nashaka apfe none se ngapfuye ngo ukabaho hari ikibazo? Ndavuga ati byose nta kibazo ari na muzima nkabaho nabyo nta kibazo. Ngo hoya icyamba ahubwo akaba ari wowe upfa ukajya mu cyimbo cyiwe. Ndavuga ati nta kibazo ugenda umuvuze basaba n'igihe ugenda wasigara. Ngo kubera ari nyoko kandi ngari siko ntago wabivuga. Ndavuga ati nawe ni umubyeyi wanjye kandi ni wowe nta kibazo. Amaze ko yumvishe ko mvuze ngo niwe abankubise urushyi ngo genda mu ruhande. Mubwira ati se watubabariye basi ukamuvuza. Nuko arangije ahita avuga ati ngo reka mbave mu maso nigendere ngundi ngo wakinyendaro we ubumara mu nzu hano umaramo iki. Nuko ndamureka uwo mwana mukurubana mu nzu inzara yari yanamwishe bwari bwakeye atariye. Mukurubana mu nzu ndagenda mbwira umuturanyi anaza arebe ibiri kubera mu nzu. Nari ukugira basi abona uwo mwana mugirire impuhwe amuhereza ibyo kurya. Aje mu nzu asanga umwana ari kurira. Noneho arambaza ati se byagenze? Ndavuga ati wasanga ari inzara iri gutuma arira. Aragenda muha ibyo kurya aravuga ati nibyo byari bisigaye rero ubu bimurekeye abiryewe kuko n'umwana ubu uracyafite akuka ko kuvuga. Ndamubwira ati nta kibazo muhereza. Papa wanjye yari aho ngaho abonye umwana ari kurira gutyo kandi ari we wemera ko ari we yamubyaye aravuga ati ngakira senyisa uhereze ngo umusaza wawe ngagenda guri bijomba amutekere maze ngabone ibyo kurya. Kugera mu rugo agitangira kwinjira umuryango abaguye hasi agwisha amavi agwa yunamye. Ndamuhagurutsa biranga. Namuhagurutse kuko nanjye ndi mutoya mpamagara umuturanyi ko yarateruye umwana kumushyira hasi manzi yamutereka neza. Ahageze asanga mama wacu yapfuye apfiriye aho ngaho. Nawe kumuhagurutsa biramugora ahamagara undi mugabo wari uhaturiye ko yari arwaye cyane amaze kuma amaze gushiraho pe asigaranye amagufa gusa. Nuko umuturanyi araza baramuterera amujyana mu nzu baravuga ati ngo aka kanya ngararangiye. Nibwo twahise duhamagara papa aravuga ati ngo nta n'amafaranga y'isanduku nzigera mbona. Nuko aryama mu nzu bahamagara abantu bose. Abantu baraza bamaze kuza bamubaza uburyo ki yakora kugira ngo azabone isanduku bamuhambamo. Nuko bararavuga ati mwana igiceri cy'icumi. Ese umuntu w'umufundi ntujya gukora muri Kongo ugacyura amafaranga? Ati se ubwo ayo mafaranga nayanywereye agacupa ntaba nkoze iki? Ngo ntacyo naba nkoze ngomba kumanza nakwinywera inzoga kugira ngo mbone uwo mwuka wo kuvuga. Nuko mukuru wanjye mba ndamuhamagaye. Azi kumuhamagara umugabo twari duturanye amubwira amagambo papa mubwiye. Nuko mukuru wanjye aravuga ati ngo yashatse nabi pe. Baratubwira ati noneho tugiye kubagabana mu miryango mujyeyo kuko imiryango yo kwa papa wacu ari abarozi. Noneho mu kutugabanya abo b'abarozi nibo bari bifashije. Baravuga ati rero uyu nguyu arajya
arajya kwa runaka n'undi ajye kwa runaka. Arangije papa aravuga ati ngo kibaye mwabajyanaga maze namwe mukagira icyo mubamarira. Ndangiye ndavuga ati se papa wacu ko yirwa aririmba ngo ati afite bashiki be b'abarozi, bakaba bari kuvuga ngo niyo turi bujye tujyeho turabaho gute. Mba nanze kuva aho ngaho mu rugo. Nanze kuva aho ngaho mu rugo, papa wacu aravuga ati muve muri iyo nzu mu minsi mike ndahita nyizamo. Ati se wanze kuyizamo mama agihari nibwo uri buyizemo? Ngo ubundi wowe uri kuvuga gutyo ntigeze nkubyara, va muri inzu babana naho uyizi. Nuko ndangije ko nari ndi mutoya nta kindi nari kurenzaho, iyo nzu nyivamo njye n'uwo murumuna wanjye dutangira ubuzima bubi. Ngeze mu myaka 8 itari yuzura neza mo hagati. Ubwo rero nibwo nasubiye mu rugo aho mama yapfiriye. Maze gusubirayo ngezeyo nsanga umugore we yagiye muri iyo nzu. Ndababaza ati se kubera iki mwaje hano muri iyi nzu? Nkatinyuka akimara gupfa nyuma y'iminsi 3 umugore twahise tumubona muri iyi nzu. Tujya kwa shangazi wanjye, ni umurozi ku buryo ahanura n'ikiyoni kiri hejuru akakimanura akakikurogeramo kandi nawe ubibona. Nuko tugezeyo aravuga ati yo muraje, ati nyoko yari ariho mwaranyanze none munzi ari uko agiye. Ati muze. Yamubwiye ati nta kibazo buza ko turaje. Ati nimuze nta kibazo nimwinjire mu nzu ni karibu. Ati se izo muhwera utugire nta nzi uko turagera hano dukubita kuko utatuzi. Ngo hoya ntago nabayoberwa kuko muri abana banjye, gusa ikintegeka n'ikintegeka nzagikora. Kuko nk'ejo nari numvishije ati ngo Kagame ari kuwa 5 ngo azaza. Ngati reka ndeke gukwirirwa nakure ngiye gushaka icumbi, ahubwo reka ngume hano Kagame naza nzabona uburyo ngerayo. Azaba ari bugufi cyane kugira ngereyo, ntago azaba ari kure. Abaranyemereye, namubwiye ati rero nta kibazo ubwo nsigaraniye umwana nanjye ngiye kuri duwani inze nimara kuza kugira ubone uburyo ki umunsi wa 5 uzagera maze nawe ukabasha kujyayo ngo urebe. Naragiye ndazamuka ngezeyo nsanga batangiye Kagame yaje batangiye mbona na ahantu ho kunyura. Nengenga umupolisi ati se wambabari ukangezaho Kagame ari nanjye ko mfite ikibazo cyo gutanga. Ubwo nanjye njya mu murongo nk'abandi ngezweho. Nibwo nababwiraga ikibazo cyanjye ko nari mu gitabo ndangabimerere, ko nabaruwe, ko nta n'icyiciro ngira kandi ko dukeneye no gufashwa kuko n'inzu twabagamo nayo nta mabati mbese ni nkaho nta n'amabati yagiraga itobaguritse. Kagame abwira meya ati ngo nibabikemure. Nuko dutashye meya arambwira ati uzaze kuwa mbere tubikemure. Ati se ubwo ngewe nzabaho nta mituweli ngira? Basi niyo nabona mituweli k'ibindi nabyo byakemuka, ariko mituweli icyo nicyo cya mbere. Nifuza ko murumuna wanjye yasubira ku ishuri kuko ubuzima abayemo n'imyaka agezemo ni imyaka igoranye cyane. Ni mu gihe kibi kuko nawe n'umuntu basi umufite amasaha nawe aho yari afite n'umwungenge bwo kumva ko nabimuganijeho kugira mwakire. Aravuga ati ni ikibazo cyane umwana ungana gutyo kugira ngo abe muri ubwo buzima, ni ibintu bigoye cyane. Rero icyo nifuzaga ni kugira ngo basi tumufashe abone aho kuba heza kandi abone n'uburyo yakwiga. Nabyo mbona ari ibintu bikenewe cyane. Ni byinshi ariko basi mbivuze mu ncishije makeya. Ajya mu ngo bakamwirukana, aho abonye nyine arara aho ngaho, aho abonye bamwakiriye arara aho ngaho. Ahubwo njyewe mba mfite nk'umwungenge mvuga ati se ashobora kugenda wenda akamucumbikira ahantu haba nk'indaya, ugasanga nawe amushoye muri ubwo buzima bubi. Niyo mpamvu nanjye bwanjye mba mpangayitse kandi nanjye nta kuntu meze, ugasanga nyine ni ibibazo. Njyewe kuko nize umwuga wo kudoda, numva ko ndamutse mbonye nk'icyo nkora nk'amamashini nadoda, namara kudoda nanjye nkabimenya mu bwenge nyine nkagira icyo nimarira.